Scovia namubonyeho ibintu bigeze kuri bine. Scovia agira ukuri kandi ukuri kwinshi mu isi dikwemewe. Abantu ntibakunda ukuri kwinshi. Ariko agira ukuri kwinshi. No mu mwuga wakora ntabwo agerageza guca ku ruhande. Ikintu nyine agitangaza uko kiri, uko kimeze. Ikindi namubonye nawe numwe mu bakobwa bameze nka Ndabaga. Mu badamu bameze nka Ndabaga. Barasa ikinyoma. Barasa ikinyoma. Muvugeho ibintu bibiri. Gitwaze kamuvugeho ibintu bibiri. Icya mbere namuvugaho gikomeye. Numwe mu bakozi b'Imana batanga ijambo ry'Imana, muvuga amagambo menshi agiye atandukanye, ariko sinigeze mubona yisobanura. Nawe abitse ya ntwari ikomeye yitwa guceceka. Guceceka. Ndeka muvuge ibyo ngibyo kubwo igihe narishatse gukurikira ko niba ukurikira umuntu mu nyigisho yigishije, yego, ugomba no kumenya ukuntu uba nkawe mu ntambara. Yes. Ni ukuvuga mu ntambara Gitwaza arwana. Wabonye ki ituma urufunguzo rukomeye rutuma azitsinda rushingiye ku biki? Hari ibintu bitatu namubonyeho ntajya mbona ku bandi bavuga butumwa. Icya mbere ubutumwa bwiza niyo misiyo afite ku isi. Rero mu bintu bimuranga akunze intambara ye, akunze gukomeza intego. No mu ijambo rijya rinyubaka cyane yigeze kuvuga, yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo kubaho kwa nyako nuba mu isi y'akavuyo, yabakurwanya, yabakuvuga nabi, ikizagushoboza kugira ngo uneshe no kutareka intego yawe. Uze kuri Atwane Rutayisire, wavuze ko umukunda ariko so wenyine, nanjye turabisangiye. Ariko Rutayisire umukundira iki? Nizihe nyigisho ze zagufashije? Umwigiraho iki? Inyigisho ze ni nyinshi. Keretse umpaye nk'iminsi 3 ngahera mu gitondo mvuga. Ariko ndavuga mu ncamake. Rutayisire numwe mu bakozi b'Imana bagira ukuri. Ukuri ku ijambo ry'Imana. Ubwo turi kuvuga nde? Turi kuvuga Dr. Masengo Foursquare. Akunda gushyigikira abantu b'Imana mu mpano zabo. Iyo abonye uri umuririmbyi arakwegera akakubwira ibyiza wakosora kugira ngo impano yawe ikure. Niyo uri umuvuga butumwa nabwa afite ikintu gikomeye abandi benshi nabonye batagira. Ushyigikira zigira inshuti nge mu kubwanjye namwaritse kuri telefone ngo numuhigi w'icyaha. Akurikirana icyaha. No umuhigi w'icyaha. Pastor zigira inshuti. Nge niko yitwa. Uri nge numuhigi w'icyaha. Mwigiraho kutarebera icyaha. Ntarya indimi. Ntakarya indimi ku cyaha pe. Nushaka uvuga Imana isi itegete arakubwira ngo no. Misiyo ye kwisi nge nyamana no umuhigi w'icyaha ku buzima bwanjye. Nanjye mwigiraho Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV. Tubahaye ikaze inshuti bakunze b'Irembo Ryera, tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hose, abari mu Rwanda no mu mahanga mwese mugire amahoro y'Imana. Kuri mikoro ni Cyprien Hakizimana, umaze kumenyera, ariko kandi cyane dukunda kubana muri uyu mwanya w'ikiganiro Imboni y'umuhanuzi nuko abibona. Uyu munsi turi bwibande ku bintu bitandukanye cyane bivuga wenda nko muri gospel, cyane n'ibyo tubona ko bidakwiriye ku bantu b'Imana. Ese byari bikwiriye ko abantu b'Imana bambikana ubusa? Ese byari bikwiriye ko bajya mu manza bakaburana? Izo nzira zajya? Ese Paulo yabivuzeho iki? Yaravuze ko umuntu ashobora kugira umujinya, cyangwa se Yakobo aravuga ngo ariko izuba ntirikarenge ugifite bwa burakari. Ni iki rero gituma
abantu benshi batari kugenda bahura cyangwa ngo bahuze, ese umwuka w'Imana yaba atagikora? Dukurikire muri iki kiganiro, turi kumwe n'umuhanuzi, umukozi w'Imana Prophète, yahanuye ibintu byinshi bikomeye, abagiye bakurikira ibiganiro bye ku Irembo Ryera ndetse wenda n'ahandi mwagiye mubibona. Ariko mbere ko twanzika ikiganiro nyirizina, ndagira ngo abanze yibwire abadukurikiye, hanyuma dukomeze na gahunda y'umunsi. Merci. Murakoze cyane. Amazina nitwa Rukundo Emmanuel, kuri Prophète Rukundo. Ndi umugabo ndubatse, dutuye Kigali, Rwanda. Kigali, Rwanda. Yego, dukunda Imana n'abantu bayo. Yesu aguhe umugisha. Murakoze cyane. Wadusengera Imana kugira ngo uyu mubyeyi, uyu mugabo, uyu musore, uyu mushyitsi wo hirya no hino abatuye hariya ku isi, Imana imukore ku maso, yumve ibyo tuvuga kandi aduhe inkunga yo kubigeza ku bandi. Ni ukuri. Data usanzwe twumva Kristo, bana natwe, ukorana natwe mu izina rya Yesu. Amen. 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 Rukundo, tuguhaye ikaze nanone. Ni ukuri murakoze kandi shima Imana ko ikomeje kubana natwe, ikomeje kuturinda. Ni ukuri. Sinkubaza ibibazo biremereye cyane, ndaza kukubaza ibibazo bisa naho byoroshye ariko nanone bitari isukari. Yego. Ibintu bitatu bishobora kugufasha gutsinda intambara ni nk'ibihe mu buzima bwawe? Ikintu cya mbere gishobora gutuma ntsinda intambara, ndavuga ku bwanjye. Icya mbere ni uguceceka. Guceceka. Ikindi cya kabiri kwihangana. Ikindi cya gatatu kwitarura abantu. Sinzi niba nabisobanura. Wabisobanuye birumvikana. Yego. Ariko hari akantu abantu bari bategerejemo cyane nko gusenga. Yego. Ubundi umukristo wa nyawe cyangwa umuntu wamenye Imana, iyo ari mu gihe cy'intambara, gusenga byo, impamvu nabivuze cyane atajya mpereyeho, ngiye gusenga n'ubuzima. Ahubwo buriya birantangaza kubaho umuntu adasenga, mba nibaza bakora iki. Ahubwo mvuga mu gihe gusenga ari ubuzima kuri wowe, icyo umuntu akwiye gukora, wiga guceceka, ikindi ukihangana, ikindi ukitarura abantu. Nuzajya ubona uri guca mu ntambara zikomeye, ikindi ugaca mu bibazo bikomeye, ujye wiga guceceka, ikindi ugiye kwihangana, ikindi witarura abantu. Kuko iyo umuntu ari mu bantu iteka, wisanga igihe cyose nawe ubwawe wibereye umukandida wo kwitsinda. Kuko mu ntambara buri gihe cyose haba hari abantu bagutegereje kugira ngo umware, hari abantu bagutegereje kugira ngo usebe, haba hari n'abanzi bakuri bugufiya kugira ngo barebe ukumera. Ariko iyo ubaye umuhanga, iyo ubaye umuntu uzi Imana, witoza guceceka, ikindi ukagira kwihangana, ikindi ukitarura abantu. Gusenga byo ari ubuzima. Gusenga uba ukwiye kubigira ubuzima. Kuko njyewe si byashoboka kugira ngo mare umunsi ndasenze. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya. Ngo kandi byangeza no mu rupfu vuba. Kubaho mu buzima budasenga ni ugutakaza ikintu cy'ingenzi mu kubaho kwawe cyane. Nkuko umuntu agizwe, ubundi umuntu agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Icya mbere, umuntu agizwe n'umubiri. Ikindi agizwe n'umwuka. Yego. Ikindi agizwe n'ubugingo. Uwo ni witwa umuntu. Udafite ikintu na kimwe kw'icyo gihe ntago wakitwa umuntu. Nanjye ubuzima bwa Kristo, kubana mu Kristo, nge nkanjye ubwanjye ndivuga. Kubaho kwanjye nzi ko ngizwe no gusenga. Ikindi nkagizwe no kubaha Imana. Ikindi nkagizwe no kugira gute, no gusenga ubudacogora. Yego. Hanyuma Prophète Rukundo, umuririmbyi w'108, indirimbo yaririmbye urayibuka? Ndayibuka cyane. Aragira ati 108 nge ndi umukristo. Ikindi nzahora ndiwe ngeze kugupfa. Yego. Yaravuze ngo kandi ndi umukristo mu bintu byose cyane.
no mu kubaho kose. c'est vrai. Niyo natumirwa ngiye mu rupfu bindemera ibyishimo byinshi bitavuga. ntangiye gufashwa. Aravuga ngo rero ngo genda umukristo, icyo ni ikintu yego gihumuriza umutima wanjye. Aravuga ngo icyo kinyibagiza ibyago byose. Asifiwe Yesu. Nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Asifiwe Yesu. Yagaragaje rero impamvu z'ubukristo bwe ko no mu ntambara arwana z'ubuzima bwa buri munsi, uko agenda aca mu bikomeye, mu biteye ubwoba, ariko ubukristo ari ikintu gihumuriza umutima wawe. Mu by'ukuri ubona ari nk'iki cyakwambura umuntu umukristo? Ubundi ikintu cya mbere gikunda kwambura ubukristo mu bantu, wari umukristo pe, icya mbere kikwambura ni ugutinyuka ibyo watinyaga, umwuka wo kumenyera Imana. Iyi puwe ya mbere harimo ibintu byinshi twavuga, ariko reka nkubwize ukuri umuyobozi wanjye, umuntu wo gutinywa kurusha abarozi, umuntu wo gutinywa kurusha uwica, umuntu wo gutinywa kurusha umunyamagambo, ni umuntu umenyera Imana. Uyu muntu niwe ugomba kwirukankira kure. Mu buzima bwawe ntuzabona umuntu umenyera Imana, utinyuka Imana, uzirura ibyaziraga. Niyo mbarutso ya mbere yo guta ubukristo. Iyo umuntu ageze kuri level, agera ku kigero cyo kumva ko gusenga ntacyo bimaze, ukagera kuri level ukumva ko kwihana atari ngombwa, ukagera kuri level kumva ko Kristo kuba yarapfuye ntacyo bimaze, uba ugeze kuri tapi ya nyuma yo gupfa, uba ugeze kuri etape ya nyuma yo kureka Imana. Rero umuntu udukurikiye, reka mubwire ngo nuzabona amaboko akwegereye cyangwa abantu bakwegereye harimo abantu bageze ku kigero cyo kwimura Imana muri bo, uyu muntu uzamugendere kure, kuko uyu ni umwanzi w'ibyiza. Uyu nguyu ni namubi kurusha umurozi, uyu muntu we ni namubi no kurusha umupfumu, uyu muntu ni mubi cyane, uzamwigendere kure. Numvisemo ibintu bikomeye. Gutinyuka Imana ni ikintu gikomeye. Hari ijambo Yakobo yaravuze ngo muri mwe intambara zivahe. Ubundi intambara zivahe? Ubundi muri mwe, mu bakozi b'Imana, mu bantu basenga, intambara ubona zivahe? Yego. Isoko y'intambara zabo ivahe? Hari ibintu bigeze kuri, ndavuga ibintu ntambara, andavugamo ahantu hane intambara zishobora guturuka. Icya mbere, zituruka kuri Satani. Satani burya ni umwanzi w'ibyiza, kandi n'ikintu gisigaye kinababaje ni ukubona abantu bitiriwe izina ry'Imana, aho kurwanya Satani bakarwana nabo ubwabo. Kandi misiyo y'abakristo twahawe ni ijambo rivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. No kurwanya Satani, intambara za mbere zituruka kuri Satani. Kabiri, intambara nyinshi nazo zituruka ku ishyari. Ishyari, mubyeyi wanjye, ubundi njyewe mu buzima bwanjye ntinya abantu batatu gusa. Umuntu wa mbere ntinya umuntu umenyera Imana, nkumvana na mujya kure, na nimero ye ntabwo nayitunga. Undi muntu wa kabiri ni umuntu ugira ishyari. Umuntu ugira ishyari ni isoko y'ibibi byose. Umuntu ugira ishyari ni isoko y'ubugome bwose. Umuntu ugira ishyari ni isoko y'umurozi. Umuntu ugira ishyari nta kibi atagukorera, nta n'uburozi bubi
uwo ataguhereza umuntu ugira ishyari. Ishyari n'intambara ya gatatu, ahandi ha gatatu intambara ikomoka, nabonye njye ubwanjye hakomeye njya nareba nkavuga uti Mana uzajye unandinda. ni uguhusha intego, guhusha intego y'icyo wahamagariwe. iyo uhusha intego iteka uba umunyentambara. aya ni amagambo azimije, ndimo ndayumva n'abantu bakurikira Irembo Ryera. Imana ifashe bayumve, Imana ifashe bayumve. Abeshe ni bakuru. ni uguhusha intego. iyo wahushije intego buri gihe cyose, misiyo yawe ku Mana, ibi nabyo byasaba ikindi cyigisho, intego. ariko Imana ifashe bumva icyo mvuze. kane, kuba intambara ahandi hantu hambere ikomoka cyane nko no mu bantu bitiriwe izina ry'Imana, igihe cyose udafite umwuka wera, umuntu washizemo iby'umwuka, umuntu washizemo iby'umwuka agereranwa na puberi ishinzwe gushyiramo ibishingwe. kuko umuntu washizemo iby'umwuka nta kibi atagukorera, iteka aba ari umunyentambara. twavuga byinshi, ariko reka mvuge ko ibyo bintu biri n'ibyo nashaka kuvuga. merci. ariko ibintu biri kuvugwa ku muntu ubikurikiye ufite ubuzima bw'umwuka, ukeneye kubaho mu mwuka, ibintu turi kuvuga ni ibintu biri kumvikana ku rwego ruri hejuru. merci. ruri hejuru cyane. hariho ubundi mu buzima bwawe, mu bapastors bari mu Rwanda, mu baposo, bantu ni nk'abahe, mbwira nk'abantu batatu ushobora kugira icyitegererezo mbere yuko nkubaza ku cyo nashakaga kukubaza. abantu bane nkunda kugira icyitegererezo. mbere ya byose ntarajya ku bantu, njyewe icyitegererezo cya mbere ngikura kuri Kristo. indangagaciro ubona ngira nzikura kuri Kristo. ariko Kristo nta gihe na kimwe tuzigira tumubona agenda n'amaguru tuvuge ngo uyu ni Kristo. iteka Kristo aca mu bantu, nkuko nyankunda kubwira abantu ngo umugisha wacu n'ubundi uba mu bantu. hari abigisha bankomeza mu rugendo rw'agakiza. uwa mbere na Apotre Gitwazi, Paul Gitwazi, aramfasha kandi arankomeza. nkunda kumukurikira kenshi, kuko n'umwe mu bakozi b'Imana banyubaka. wambajije ajya mvuge ngo bangahe? bane na batatu cyangwa bane. natekerezaga batatu, ushobora no kugira n'icumi, ariko mbwira abo abari kuri hafi. undi wa gatatu, wa kabiri nako ni Rutayisire. Rutayisire ni umwigisha nkunda cyane kandi aramfasha. undi wa gatatu Masengo Foursquare. Masengo nawe ndamukunda cyane kandi aramfasha. uwa kane Nizigira Inshuti. barabigisha nibo bantu ntakarizaho mega nyinshi, nkurikira kenshi kandi baranyubaka. bamwe barabizi ko mbakunda, narabwiye turavugana, ariko bandi ntabwo barabimenya ko sindagira ubushobozi bwo kuba twaba turi kumwe kenshi bitewe n'ivugabutumwa ryinshi.
ariko ndabizi neza bashobora no kunkurikira bumve ko bafite ku mutima. Yego. Ndagenda nkubaza rero icyo wegiye kuri buri umwe. Apotre Gitwaza wamwigiyeho ibiki bituma umukunda ukavuga ati ndamukurikira muri byose, kuko ndashaka kumva inyigisho ze uko wagiye umukurikira kugeza ku rwego wumva umukunze ukaba ari umwe ushobora gutinyuka ukavuga ku isi yose ko umwemera. Ni nk'ibi namvuga ibintu byinshi ariko reka muvugeho ibintu bibiri. Gitwaza kamuvugeho ibintu bibiri. Icya mbere namuvugaho igikomeye ni umwe mu bakozi b'Imana batanga ijambo ry'Imana riri prophetic award. Ni ijambo ry'ubuhanuzi kandi rikora ku mutima w'umuntu. Mukundira ni umwe mu bantu banyigisha kubaho mu ijambo kubaho utanga ijambo ry'Imana ariko ry'ubuhanuzi. Sinzi icyo kintu mvuze cyumvikana kandi rirema. Ijambo ry'Imana mukurikira kenshi. Ikindi cya kabiri ni umwe mu bakozi Imana barwana intambara batisobanura. Nabonye ahantu henshi Gitwaza bamuvuga n'umunsi baracyari kumuvuga. Nanakuze nanjye ubwanjye numva bavuga ngo Gitwaza gikuzimu. Bamuvuga amagambo menshi agiye atandukanye ariko sinigeze mubona yisobanura. Nawe abitse ya ntwari ikomeye yitwa guceceka. Ndeka muvuge ibyo ngibyo kubwo igihe narishatse gukurikira, kuko niba ukurikira umuntu mu nyigisho yigishije, yego, ugomba no kumenya ukuntu uba nkawe mu ntambara. Yes. Ni ukuvuga mu ntambara Gitwaza arwana. Wabonye ki ituma urufunguzo rukomeye rutuma azitsinda rushingiye ku biki? Hari ibintu bitatu namubonyeho ntajya mbona ku bandi bavuga butumwa. Icya mbere gikomeye ni umwe mu ba apotre cyangwa mu ntumwa Imana yahamagaye iteka arwana urugamba rwe bucece. Intambara akunda kuzirwanisha guceceka. Ibinyamakuru byinshi bikamuvugaho, abavuga ubutumwa bakamuvugaho, abantu benshi bakamuvugaho, ariko agaceceka. Ikindi ni umwe mu bavuga ubutumwa badahusha intego. Intego ye niyo kuvuga ubutumwa bwiza, niyo misiyo afite ku isi. Rero mu bintu bimuranga akunze intambara ye, akunze gukomeza intego. No mu ijambo rijya rinyubaka cyane yigeze kuvuga, yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo kubaho kwa nyako nuba mu isi y'akavuyo, y'abakurwanya, y'abakuvuga nabi, ikizagushoboza kugira ngo uneshe ni ukutareka intego yawe, ni ukutibagirwa intego yawe. Ikindi kintu gikomeye akunda kugira cyiza, njya mwitegereza umunsi ku wundi, agira udushya, agira ijambo mu buzima bwe ridashira. Akunda gusoma ijambo ry'Imana, kuko niyo umukurikiye akunze gutanga ijambo ry'Imana rifite intego, rifite ubusobanuro. Ijambo ry'Imana ahera imuzi ukumva nyine rifite amateka rikajya aho rirangirira. Niba agiye kwigisha wenda kuri Yoweri akavuga yari uwahe, akavuga yari we, mbega ni umuntu ukunda kwiga kandi ukunda gusoma wize. Kimwe no mu kintu njya nkunda no kubwira n'abantu benshi bakorera Imana, biraryoha, bigira ubuhamya
kwipimira neza no gukorera Imana warize, gushaka ubumenyi bw'icyo ukora, bw'icyo wahamagariwe. Niba uri umuhanuzi, ijambo nageze kurivuga numva riranejije cyane, ndavuga ngo niba uri umuhanuzi gerageza gusoma ibitabo byinshi by'ubuhanuzi. Niba uri ubuvugabutumwa gerageza gusoma ibitabo byinshi by'abavugabutumwa. Niba ufite impano yo kuririmba gerageza gusoma ibitabo byinshi by'abaririmbyi, kwiyungura ubumenyi umunsi ku wundi. Ako kantu ndakamukundira cyane. Merci. Yego. Wamuvugaho byinshi Apostle Gitwaza, ariko noneho reka tuze kuri Antoine Rutayisire. Wavuze ko umukunda ariko si we wenyine, nanjye turabisangiye. Ariko Rutayisire umukundira iki? Nizihe nyigisho ze zagufashije? Umwigiraho iki? Inyigisho ze ni nyinshi, keretse umpaye nk'iminsi 3 ngahera mu gitondo mvuga, ariko ndavuga mu ncamake. Rutayisire ni umwe mu bakozi b'Imana bagira ukuri ku ijambo ry'Imana. Nimvuga ukuri mu nyigisho ze zimuranga, avuga ukuri gukenewe mu bantu, avuga inyigisho z'agakiza mu bantu. Ikindi cya kabiri navuga bitatu kintera kumukurikira, numwe mu bakozi b'Imana baharanira ko izina rya Kristo ritatukwa, arebera, mbega ntabwo arebera umurimo. Kuko nagerageje kenshi kujya mukurikira, ari naho yari ari gusobanura muri ino minsi abantu baryaga amaturo, avuga ko nta gihe na kimwe amaturo ubundi atazatangwa. Ashyigikira cyane ko abantu bakwiye gusobanukirwa ko bakwiye kubaho mu buzima bamenya neza ko gutanga amaturo ari ubuzima bw'umukristo, ntabwo ari ubusambo nk'uko abandi babitekereza. Nta nubwo igisobanuro cy'uko abantu bamwe na bamwe bashobora gutukisha izina ry'Imana, ntabwo ari igisobanuro cy'uko abantu Imana barangiye. Rero mukundira ukuntu agerageza guharanira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ikindi nawe mu byo avugana ubuhanga n'ubushishozi, avugana ubuhanga n'ubushishozi. Yego. Naho ibindi byo tugera tumukurira byo ni byinshi twabivuga byinshi cyane. Ni umusaza wanditse amateka mu Rwanda, kandi meza, akagomeza kurinda icyerekezo kandi no kurinda uwo ari we kugeza mu myaka ya 65 cyane. Hanyuma wavuze ati Dr. Masengo. Dr. Masengo arazwi, ariko wenda si cyane, ariko arazwi. Arazwi cyane. Nibihe umwigiraho iwe mu nyigisho ze wamubonye nkande? Namubonye kuri si ikintu ashinzwe, namubonye gikomeye, ashinzwe gushyigikira abantu b'Imana, to promote, ashinzwe kuzamura abantu b'Imana. Niyo akubonyeho impano, akakubonaho impano, ubwo turi kuvuga nde? Turi kuvuga Dr. Masengo Foursquare. Akunda gushyigikira abantu b'Imana mu mpano zabo. Iyo abonye uri umuririmbyi arakwegera, akakubwira ibyiza wakosora kugira ngo impano yawe ikure. Niyo uri umuvugabutumwa, nabwo afite ikintu gikomeye abandi benshi nabonye batagira, gushyigikira abanyamuhamagaro, gushyigikira abanyamuhamagaro no guhugura. Ikindi no guhugura, muri gukora hasi ukanyibutsa ibuye, agira ikindi cyitwa guhugura. None wagera ku ngo, na sheri wanjye Imana yanyihereye inyigisho ze nyinshi zo kugira ngo urugo rwanjye rugere ikigero gikomeye, ndamukurikira. Ni Dr. Masengo, ni Dr. mu rugo. Iyo nshaka kumva ibintu by'urugo ndamukurikira. Masengo azi kuvuga ibintu by'urugo, akakwigisha urugo, ukavuga uti Imana ya Abrahamu, ndafashijwe, ngende nandika agenda zaruzuye. Kandi aho ari yumve ko tumukunda, yubahwe cyane, Imana imumugisha. Ni umuntu mwiza cyane, kandi iyi mpano nayo afite tuyimushimire cyane. Tumubwire ko hari abantu bashima ibyo akora cyane, tumubwire ko hari abantu babyemera cyane, hari n'abantu
babishyigikira cyane. hari abantu babishyigikira bakabyemera kandi bakabona ko ari byiza. Yego. Hari zigira inshuti. Aha. Twari dusize zigira inshuti we umwigiraho iki? Zigira inshuti nge ku bwanjye namwaritse kuri telefone ngo ni umuhigi w'icyaha. Akurikirana icyaha. Ni umuhigi w'icyaha. Pastor zigira inshuti. Nge niko yitwa. Buri nge ni umuhigi w'icyaha. Mwigiraho kutarebera icyaha. Ntarya indimi. Ntakarya indimi ku cyaha pe. Nushaka uvuga Imana isi itegete arakubwira ngo no. Misiyo ye kwisi nge nyamana ni umuhigi w'icyaha ku buzima bwanjye. Nanjye mwigiraho ubuzima bwirinda icyaha. Mwigiraho ubuzima bwo gukorera Imana ari kunirinda icyaha. Amaso yawe ntagira ibintu byo kurwanya Imana mu mwuka unirwanya ukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Mbega mwigira kutavanga. Nta kuvanga ibintu by'Imana agira. Niyo akubonye uvanga akora ibishoboka byose kugira ngo akwereke ko ibintu atari byo. Nawe ahari nawe niyubahwe kandi imirimo ye akora nawe turagira ngo tumutangarize ko nawe tuyemera cyane. Nuko turayemera. Ntabwo twabirenze ingohi nawe twemera ibikorwa bye byiza. Yego. Tugaruka ku cyo nari ngiye kukubaza. Yego. Hariho umunyamakuru nkunda. Ni umunyamakuru w'umudamu. Ndamukubaza numve ko ujya ukurikira. Akora ku kinyamakuru cyitwa Mama urwa Gasabo. Ngaho Mufore. Mama urwa Gasabo Mutesi Scoville. Ya uriya mudamu Mutesi Scoville. Ngenda mwemera. Ya. Fite ibintu byinshi bigera nko kuri 6 mwemerera. Ubone Mutesi Scoville ujya umukurikira? Ngiye Mutesi Scoville ntago mukurikira cyane. Cyakora iyo nk'ikiganiro cye cyangwa ari nkinguyeho ndayireba. Nubwo buzima. Wamubonye ute? Scoville namubonyeho ibintu bigeze kuri 4. Scoville agira ukuri kwinshi. Kandi ukuri kwinshi mu isi ndikwemewe. Abantu ntibakunda ukuri kwinshi. Ariko agira ukuri kwinshi. No mu mwuga wakora ntabwo agerageza guca ku ruhande. Ikintu nyine agitangaza uko kiri, uko kimeze. Ikindi namubonye nawe numwe mu bakobwa bameze nka Ndabaga. Mu badamu bameze nka Ndabaga. Barasa ikinyoma. Barasa ikinyoma. Numwe mu badamu bakunda kurasa ikinyoma. Ntabwo nabakunda ibintu by'ibinyoma nyine byo kubeshya. Akunda kugaragaza ukuri kwe. Kuko mu biganiro namukurikiyemo kenshi Miss yashize nawe ari kuvuga kuri mwa Apotre Yongwe. Nawe naramwumvise ndamukurikira ibyo link nakurikiye. Ariko numva mu bintu avuga niko kuri. Nuko abantu badakunda ukuri. Ariko tujye twemera kuri yavuze nge numvisha ariko kuri. Rero ikindi cya 3 namubonyeho numwe mu bantu bakunda akazakora umwuga akora. Gukunda icyo ukora. Rero na abantu benshi tuzi bashobora kuba bashoboye ariko batanashobotse. Nibyo bakora wabigenzura ugasanga ntibabikunda. Rero icyo ndakimwubahira. Ikindi cya 4 navuga numwe rero mu badamu badakurwa kwizima. Ubona ikintu nyine nkahindagurika ku ijambo. Ijambo yavuze wamubaza ejo kuwa 4 niryagarura. Ntabwo nyine ntabwo yakivuza abayabaye icyo agihagararaho. Wanakimwica akavuga uti iki kintu navuze niko cyari kimeze. Rero nawe ngiye kubwanjye nanjye mukundira ibyo. Kandi ntabwo abantu bose kwisirega naje kubona nushaka kugira ngo abantu bakwemere cyangwa abantu bagukunda hari igihe uzagenda upfa nta muntu ugukunze. Oya ntabwo bishoboka. Gusa nawe Scoville turagira ngo tumushimire kuri ibyo byiza akora nawe kuko ntabwo ari bibi. Ni umudamu
utinyutse. yaratinyutse kweri, aratinyutse kandi akamenya buriya rega gutinyuka ni ubutwari cyane. ni ubutwari. Dushima rero umurimo akora cyane, kuko ubundi abantu baberaho kuvuga ngo basenye ibyo abantu bakora, bavuga abandi cyangwa se abaca intege. Uyu mudamu nanjye ndamwemera kandi kuko ni umudamu ugira umwete mwinshi, agira umwete kandi nanikomeza kwitwara neza, hari igikombe azahabwa. azabona igikombe. Oya, hatabayeho uburiganya, hari igikombe azahabwa, hatabayeho uburiganya, kandi ndabihanuye nk'umuhanuzi mbihagazeho. Ibi byo none ndanabihanuye, azabwa igikombe niyitwara neza. Oya, Sikovi yabaca oya, baramutse bahembye ntago Sikovi yabamwema igikombe. C'est vrai, kuko wakimuhitishaho cy'umwaka nk'umunyamakuru witwaye neza, kandi wakoze inkuru kandi kugera kuri tere, yego, bakimuha cyane. Ariko icyo gihe baba ntekereza ko bakotinga ibyo bari buvuge, bakavuga ati tugiye kureba umunyamakuru wenda wavuze ku buhinzi, yego, agashishikariza abantu guhinga bakagira, keretse nyine bagiye muri izo domene, yego. Ariko ubundi ni umunyamakuru witwara neza. Imana imuha umugisha. Buriya ari nk'umudiyakoni wawe. Sikovi bamugira umudiyakoni wawe? Sikovi yanjye ntabwo namugira umudiyakoni, ahubwo namugira umujyanama. Kubera icyo utamugira umudiyakoni? Kuko hari n'igihe byajya binyuzamo waza ufite nk'akajagari akaguha n'urushyi. Ntabwo bwene bariya nka ba Sikoviya bafite karagiterisitike za ba Sikoviya, ntago abashumba bajya babakura. Oya, ntago bakunda kavura. Urumva Sikoviya ari ku rwego utamwicana ibintu wapi, ntago yabyicana biroze, kandi yakubwira ati mu by'ukuri uri umushumba ariko va muri ibi ngibi, ntago yakurebera. Abashumba rero bakunda abantu bababwira ngo ndiyo bwana, wakoze neza, ariko umubwiye ko iki gice ari kibi ntago akwemera. Ntago rero bamuha ubudiyakoni mu rusengero, hari abantu batamuha ubudiyakoni cyane. Ariko jewe shaka kubaka ibintu byiza, namuha ubudiyakoni cyangwa nkamugira umushumba unyungirije. Ngewe namugira umushumba, namwiyegereza. Ikindi nkamubwira inti rero wowe cyo gushyiriya, soma ijambo ry'Imana, ariko ujye unakritika ibintu bitagenda neza byaha, ubihondahonde, yego, ubishyire ku murongo. Niko bimeze kabisa. Azifite ibintu byiza byinshi. Rero mu ntambara abakozi b'Imana barwana z'ubuzima, z'imibereho yabo, ubona ari iki cyabafasha kugera ku ntsinzi cyangwa se kugomeza guhagarara mu ntsinzi Yesu yabasigiye? Gusa simvuga ko ari no kugera ku ntsinzi, kuko baratsindishirijwe, Imana yabahaye ibikoresho, kandi umwanzi ubahiga azi ko intsinzi y'Imana ihari, ndetse tunayihagazemo, ariko kugira ngo babe muri iyi ntsinzi ya Kristo kandi bayigenderemo, bakora iki? Hari ibintu bine ngiye kuvuga byashoboza umukristo gutsinda. Icya mbere ni ukumenya uwabahamagaye. Nasoma amagambo y'Imana menshi, ariko reka mbivuge ntagiye mu ijambo ry'Imana cyane. Icya mbere ni ukumenya uwabahamagaye, kari umunyembaraga, kari umunyabushobozi. Ikintu gisigaye kinatangaje, abantu bamaze kwibagirwa bahamagaye. Kwibuka uwabahamagaye, kumenya uwabahamagaye, hakubiyemo ibintu byinshi. Ikindi cya kabiri ni ukuyoborwa n'umwuka. Bisigaye biteye ubwoba, amatorero menshi cyangwa amadini menshi ya Gikristo ntabwo akiyoborwa n'umwuka, kandi birebwa ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Niba tutakiyoborwa n'umwuka turi abandi, niba tutakiyoborwa n'umwuka turi abandi. Kuyoborwa n'umwuka. Ikindi cya gatatu, ibyo twakora byose, ibyo twavuga byose, n'umwete wacu wose. Iri jambo ngiye kuvuga, itorero ryose cyangwa amadini yose atakaza igicaniro cy'amasengesho, aba yatakaje umwimerere wa Kristo. Hari inyigisho njya ngira
Yego. urayinyibukije mfite inyigisho ivuga ibintu bine bituma itorero rikura kandi rikagira ubuzima bwaryo cyane. icya mbere ni ukugira intumbero zisa n'izo Kristo yari afite. Merci. Ngewe nanjye njya nongera akavuga ngo indangagaciro ntizaranze kuko Yesu. abantu benshi iyo batareba icyo Yesu yarebaga arema itorero birabagora kugera ku ntego ziwe. Merci. Rero icya kabiri uri gutuma umuntu urya cyane, komeza. kumenya uburyo bwo kuvumbura diyama cyangwa se imari, izahabu Imana yabahaye iba mu iryo torero. C'est vrai. ni ukuvuga harimo impano cyane, harimo iyo gusenga, cyane, harimo iyo guhanura, cyane, harimo iyo kwerekwa, cyane. akavuga ati ndazibyaza umusaruro nte, kuko ni ukuvuga ngo impano zikuza itorero cyane, none bari kuzirwanya. icya kabiri, Yego. icya gatatu cyo gishobora gutuma itorero rigenda rigakura ni icyo twita umuhamagaro. C'est vrai. umuhamagaro muri systeme politique nibyo twita gukunda igihugu. Ndabyumva. iyo ukunda igihugu urakitangira ku bana gipfira, wemera kugipfira kubwera icyo gihugu ukunda. ntugikorera kubera ibihembo cyane, ugikorera kubera kugikunda, kuko ni umuhamagaro. gukunda igihugu nabwo ni umuhamagaro. ndabyemera cyane. ntabwo gukunda igihugu ari ukukivukamo, Ndabyumva. ni gukunda igihugu burya nawe ni umuhamagaro cyane. noneho ikindi cya kabiri, cya kane, Yego, cya ni kane. ukumenya umuco cyane w'icyo gihugu, cyangwa se ubwo ndavuga no mu itorero rigomba kuba rifite umuco uritandukanya n'ayandi cyane, kuko ni ukuvuga ibihugu byose bituye ku isi. isi ni imwe, ariko ikibitandukanya ni ikihe? ni ururimi, yego, n'umuco, yego, n'idarapo cyane ribiranga. rero ni ukuvuga ngo rero itorero rikwiriye kuba rifite abantu bazi kurinda umuco waryo. Ndabyumva. bazi guhagara ku muco w'iryo torero, ku ntangagaciro z'iryo torero, kuko si ngombwa ko nubwo waba uhana imbibi na Amerika, ntabwo bivuga ngo uraza kuba ntimuri buturane ngo mugire ibendera risa cyane. No, nubwo waba uturanye na South Africa ntimwazana ibendera risa, ntibari bugire, ntimuri buvuga ururimi rumwe kuko ngo muturanye. no, buriya ntibazakoresha n'ubwo abantu bakoresha icyongereza, ariko bagira umwihariko w'agace kabo, utundi bavuga ntubyumva. nko mu Bwongereza icyongereza bavuga cy'Abongereza gitandukanye n'icyongereza cy'Abanyamerika, kandi bose bavuga ururimi ariko ntago bihuye. bafite umuco, bafite umwihariko wabo. reka buri agace kose kagira umwihariko cyane. nk'aka ntituri Abanyarwanda. Ndabyemera. iyo ugiye mu Ruhengeri wumva Ikinyarwanda ariko ukacyumva neza. Yego. So icyo narishatse kuvuga rero, abantu gutakaza intumbero y'icyo Yesu y'abantu bakizwa. Wapi? niyo mpamvu ubona amadini menshi atarema impinduka, ahubwo usanga arema ibindi cyane. twerekera ku musozo. Yego. ubutumwa bwihariye watanga, wabwira abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro nk'ubuhe? icya mbere nababwira ni ugushima, kandi ikindi nabwira ni ukubwira umuntu ushobora kuba kudukurikira ari mu bibazo. burya nubwo dukunda gukurikirwa cyane n'abantu bagiye batandukanye, kandi badukurikira bari muri situwasiyo zigiye zitandukanye. umuntu wese uri mu bibazo, uri mu ntambara, uri mu makuba, ni ukumubwira ko Kristo amukunda, kandi nta kure cyane haba. Imana itakura umuntu. wari uzi ko nibutse ko burya nubwo turi na hano hari abantu bari kwa muganga cyane, harimo n'abandi bantu kugira ngo basohore uyu mwuka bari kwishyura amadolari menshi. ni ukwibutsa n'umuntu udukurikiye ko mu bibaho byose ajya ashima Imana. kuba uriho ukabona ushobora kugera bigashoboka, ukabona ushaka gusohora umwuka ukongera ukawinjiza, ukabona ushobora kwicara ukabishobora, ugashaka guhumbya ijisho ukongera ukarihumbura, amaboko yagakora muvoma nta kibazo, ujya ushima Imana. abantu benshi bibagiwe no gushima Imana, ariko ibyo nabyo tuzongera tubivugeho ikindi gihe. sinzi impamvu abantu batagishima Imana. noneho basigaye banaterwa n'ubwoba n'abarozi ngo ntibashima. ukibaza Imana dukorera
imbaraga zayo zararangiye oya kurusha iz'abarozi neza tubatinye twe kuvuga imirimo y'Imana kubera ngo abarozi n'abatwanga n'abanyeshyari oya no ntibikabeho gushima Imana ikindi no kubwira abantu bankunda ko mbakunda nanjye umuntu burya wicaka agatega amatwi akareba ikiganiro akakirangiza akavuga ngo hepfo ngaragukunda akabikugaragariza umuntu wese unkunda unshyigikira buryo dufite abantu baturwanya batadushyigikira ariko umuntu ushyigikira umuhamagaro Imana yashyize muri nge kandi turakomeje no kuvuga imbaraga z'Imana reka mubwire ngo ndamukunda cyane merci rero nakagaruka ariko wari udukurikiye wamuha nimero yawe ya telefone waradukurikiye mbonye bwa mbere nimero yanjye WhatsApp 078 60 87 880 078 60 87 880 Prophet Rukundo bye bye Yesu abaho umugisha nakagaruka mugire ibihe byiza